urabyumva? Dosi Kamo Dosi hano mama niye mission muri umva nguhaye icyumweru iki kimwe niba utararangiza gahunda zawe gahunda naguhaye uzatuma kumvira kuri intro nge ntabwo mwinginga ntabyumvishije neza ibyo mwavuze nutambwira nge ndabibwira data Tereza we Mabuja umbabarire rwose kuba ntaragarutse burya navaga iwawe naragiye mpita mpura n'umuntu amikira ko kigiye kirekire niyo mpamvu ntagarutse n'ubu niho ngiye abana ari neza rwose Jado mana nta kitakoze nuko yagize neza cyane Jado karara papa Rawasha muraho neza papa ndabona warakize narakize nubwo nyine byari bikomeye ariko ubona ko narakize ndabona nta kibazo katuza na Dosi Jado karara Jado ngwino ma subu ngwino twinjire mu nzu unarye so ntabwo wari kumva ibiryo byo mu rugo koko Jado mwana ari mbikumbuye cyane ngwino nukuri yewe Dosi va hano nkurikira gira vose ese nuko byagenze yego ariko Mabuja ubaze mbaza ariko Mabuja urya munsi wampaga imyenda ngo mpfure ko nabonye umwenda w'umugabo w'iwacu nsa naho nzi ibyo naketse byaba ari byo Dosi ndakwiyamye warashatse oya ntabwo nashatse rwose kuki se ubimbajije nabonye harimo umwenda nzi umugabo w'iwacu ngo w'iwanyu hindese nabonye harimo umupira wa mano y'inanga kandi amuzi neza mano y'inanga umuzi ute niba ushaka gukomeza kuba aha ngaha sinshaka kuzajya kubona ureba ijisho ryiza Jado nkuko nakubaga mu kanya urabyumva Dosi Come on mano y'inanga ureba uriya ni umwicanyi icyantangaje rero ni uko naje nari we mpunga ariko nkahamusanga ariko uvuga ntabwo ari uriya wabonye Mabuja nimba uwo mvuga ari mano y'inanga uririwe nturaye urya noneho reka nkubwize ukuri urya munsi wampaga imyenda yo gufura nabonye nk'umupira wa mano y'inanga burya niwe watumye mpita ngenda sinagaruka kuko sinashakaga kuzongera kumubona n'umunsi n'uyu wari mu maso yanjye wari ugiye hehe nanjye hano hirya ku irembo ese ko mbona uje utameze neza bigenze gute nanjye ndi kumva nsa n'utameze neza nyine se agafaranga wagiye hehe ntabwo mbizi mbonye agana ku irembo ugiye ku irembo umva nkubwire nshaka ko usoza mission naguhaye cyangwa se ibintu ni bibiri ukambwira yuko yakunaniye nkashaka undi wowe ukamvira iminsi umaze ahanga ko nta kintu urambwira ese wambwira ko umaze iki mu by'ukuri
ariko nakubwiye ko biri hafi hafi hehe se masezerano atarangiye ni masezerano nyabaye umva nguhaye icyumweru iki kimwe niba utararangiza gahunda zawe gahunda naguhaye uzatuma ukumvira komva ngo nkubwira umviraha kuko ibyo ntabwo akazi boss yampaye se utekereza ko ntazagakora wibwira ko ako kazi yaguhaye ari imitungo yanjye cyangwa nta makuru wari ufite nta makuru wari ufite baby mbwira erega akazi kanye n'imitungo yawe ntaho bihuriye wibuke ko akazi nkora ari ako kuyongera nyine sharega dosine we ntiwumva ukuntu umeze nabi we ko ari uko ubasha kose ariko mbone gafaranga afatirwa mu cyuma sibyo ni ukuri ndabigusabye Asa dasi. Nishoni ubona mu muri manini. nishoni rwose Umva dosigiye ntabwo mbishe neza ntabwo mwikinga. Nutambwira ndabwira ndabwira. oya sha Jado oya pe oya Jado oya rwose None what next? ninkubwira se basi ntabwo bimubwiye Wowe mbwira nyine umva. urabese ibintu twavuga cyagiye buriya mama Christella akeka ko papa Christella ashobora kuba yahitanye mama wawe Never.